uziko haleluya Sitefano ngo ari mu gihe gikomeye ngo bamukubise yaravuga ati hari hishurirwa ngize hishurirwa batubonye iki ubonye kuzimu ubonye upfa ubonye timbonye ijuru rikingutse amen bashizemo irindi buye ati n'intebe y'Imana ndayibonye uko bamushyiragamo amabuye yabonaga ibintu bikomeye none wowe urarya umuceri ntacyo ubona urarya ifiriti ntacyo ubona uragenda mu modoka dore beze aho kumva ijwi urumva amajwi base koko makuvura batarakorosha hanyuma ntabwo bateraniye mu rusengero nkuru hari akamikorofone nkaka ntabago baba bambaye uniform nk'izi none abadayimoni badukubitanye na uniforme abadayimoni badukubitanye n'inzu nziza tubamo badukubitanye n'uburiri bwiza turyamaho bakadukubitana n'amatayani dutwaraye tunyweye dukanuye amaso iyo rero batureba baravuga ngo ni mubahe zero twe turi mu isi uko byari bimeze kandi biravuga ngo tugoswa n'igicu cy'abahamya benshi bangana batyo haleluya haleluya muri Yohana igice cya 6 kandi ubunenda gusoza igice cya 6 ku murongo w'10 Yesu yaramaranye n'abandi igihe kirekire umwanya munini yiyumvamo kubaha ibiryo yumvamo kubagaburira abigishwa ngo baramusanze baramubwira ngo sezerera abantu batahe kuko aho bajya ni kure kandi burije ntacyo kurya gihari Yesu arababwira ngo nimubagaburire mugira mute Filipo ngo aramubwira ngo none idenari yo 200 ko zitagura ibiryo bigaburira abantu kuko ngo barabaga 5,000 kandi ahantu hari abaga 5,000 ntabwo habura abagore 10,000 namwe mubare mukurikije iriteraniro ahantu hari abagore 10,000 ni habura 7,000 by'abana ugateranyaho nyine ukareba iyo mibare n'abantu batakwirwa muri Beka Arena ntago bajyamo Yesu aravuga ati ni mubagaburire batahe bariye rero ibintu by'abazunguzayi byaje kera wari umuzunguzayi wari ufite udufi 2 nitwarasigaranye n'imigati ngahe ngo babwira Yesu bati hari umwana uje hano muhungu afite amafi 2 afite n'imigati 5 Yesu ngo ajye kubabwira arababwira ngo birahagije ibyo birahagije ni mubagaburire ni mubagaburire ku murongo w'10 niho nashakaga kugera ku murongo w'10 Yesu yagaragaje ikibazo afite ikibazo yari afite nuko abantu bari bahagaze kuko Yesu atanga itegeko aravuga ngo nimwicaze hari igihe dusoma ijambo mu mubiri ntitwumve icyo Yesu avuze n'ubu abantu barahagaze n'ubu hari abantu bahagaze kandi ubona abantu bicaye abantu barahagaze hariho impagarara zikomeye ku buryo abantu bahagarara baguze umuceri neza agahagarara yibaza uko bizagenda washize aribwo kinjira abantu barahagaze ku buryo bamara umushahara bakawumara aribwo bakiwuzana abantu barahagaze ku buryo imvugo yabaye mu bantu ngo ibintu byaranze byagize gute abantu barahagaze abantu bafite impagarara ubu ni uburiri bukomeye Satani aryamishijeho abantu kandi abibagije imirimo y'Imana abantu ntibahagaze bagenda n'amaguru none bahagaze no mu modoka siko umuntu agera mu modoka ahagaze umuntu agatwara imodoka ahagaze ntabwo umuntu yasabye umukire Nyabugogo avuye muri Benz aramusaba abantu baba bicaye hariya wamba bari ukareba akantu umugabo uza amagambo yamubwiye yaramubwiye ngo yaba wari uzi ibibazo ufite wowe ngo nayo wasabye wayama ngo uzi ibibazo ufite wowe ngo nayo wasabye reba umuntu usaba 15 ngaha ati ibibazo ufite ubimenye wowe nayo wasabye abantu barahagaze umuntu yubaka inzu ahagaze akayibamo ahagaze akayitaha ahagaze abana be bakigagira inihirizi ahagaze we yarigaga hariya hirya kwa akabajyana yahagaze bakarinda iyo barangiza agihagaze abantu bafite impagarara zikomeye abantu barahagaze bariye kandi bafite n'ibyo bazaryeje hari impagarara zikomeye zikumiriye imbaraga z'umwuka wera kwinjira mu bantu
niyo mpamvu abantu basenga bino biterane ntabwo ari ubwa mbere bibayeho, bibayeho igihe kinini, ariko impagarara ziri mu mitima y'abantu. Sohoriza mugenzi wawe mubwire ngo icara imbere ya Yesu. Icara, icara urebe ko utabyuka. Icara, icara. Haleluya, icara. Amen. Haleluya, haleluya. Wamurimbye yavuze ngo umutima uhagaze ntabwo ari no kuyata, ni ukuyajugunya ku buryo utamenya naho uyakura. Kandi amahoro ni Yesu, kandi amahoro ni Yesu. Imana duhe kwicara imbere ya Yesu, abantu batuze. Haleluya, twazamurira Yesu icyubahiro. Iyo murebye murabona hari ikintu tubaye. Abantu Satani yabaryamishije kwa gihanda gitera ubwihebe. Abantu barihebye, abantu barihebye, abantu barihebye, imitima yabo ibuza amahoro kubera impagarara. Imana igufashe wowe wicare. Amen. Kibazo sayo uhembwa, kibazo nuko uhagaze. Kibazo si umushahara uhembwa wowe. Hoya amafa abiri ntabwo Yesu yagizeho ikibazo. Ikibazo saho ukorera, ikibazo nuko uhagaze. Ikibazo saho utuye, ikibazo si uyu mujyi uburyo uzabamo amataje ukabura iyo kuba yaba wari wicaye. Ikibazo Yesu afite nuko abantu bahagaze gusa. Yesu arashaka abantu bicara mu matsinda. Abarangije kaminuza ntibicare, ababyibushye ntibicare, ariko abantu barahagaze ku buryo umukozi wo mu rugo ararira, na nyirabuja akarira, na shebuja akarira, ukodesha arahagaze, uwo bakodeshaho arahagaze, ugenda n'amaguru arahagaze, ufite imodoka arahagaze. Mbese impagarara zibaye nyinshi. Satani akuye amashimwe mu mitima y'abantu. Kandi haleluya, muri hano murari. Haleluya, 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 haleluya. Abantu b'inyuma barumva, muranyumvira ijwi muraryumva. Imana ibaho umugisha. Musuhuzanye mubwire ngo icara. Ti gahunda ni ukwicara, nuticara cyari imbere ya Yesu. Hari muri byavuze ngo mushyitsi imitima mu nda, ngo mutuze, ngo mu gitondo Yesu aritamurura. Haleluya. Nimwicara Yesu arasuka ububyutse, arasuka umwuka wera. Nimwicara murabyuka, ariko nimuhagarara muzakomeza kuryama. Nimwicare imbere ya Yesu. Kandi igitangaje, uzi iyo uhagaze ntureba n'aba bakobwa abashumba basengeye. Ubu mukobwa musengeye ahagaze, ku myaka afite hazongereraho nk'indi veni kugira ngo abone umugabo. Ubu musore musengeye ahagaze, ku myaka afite harabura nk'indi nka 15, nabwo bakarindira ko yicara, kuko Yesu akorera mu ituze no mu byiringiro. Nicyo kibanza akoreramo. Ibi biramfashije kandi. Amen. Iyo uri umukobwa ukaba utuje, uri ahantu havuga ngo umugabo umumpaye, haleluya, narakwizeye uri Yesu wanjye, ariko sinayo ntego yanjye y'urugendo. Utanamumpaye nabwo ndakwizeye, uwo munsi bakurambagiza ari 10, ukajya gusengera uhitamo. Ariko iyo ahantu hose uhagaze umugabo ntunareba kubona kandi hari abantu bavuyemo amaso, ntunareba kugenda kandi hari abantu bakwiyeho amaguru. Ahantu hose umugabo umugore. Uzi ko abantu bahagarara bagahagarika umutima ku mafaranga kugeza n'ubwo Satani agendesha abarebesha hasi ngo barayatora. Akavuga ati genda ureba hasi urayatora, kandi bayabika kuri telefone, ariko ukagenda ureba hasi kubera impagarara. Hagarara nyinshi biradusaba kwicara pe. Amen. Haleluya, haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo iki? Bibiliya itubwiye ngo iki? Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kugera ku rwego yemera kujya mu bibazo bikomeye, ariko Imana ya Isiraheli ntisuzugurwe.
ibyo bintu Imana ibibika ku mutima wayo. Haleluya. Ibibika ku mutima wayo. Timujya muririmba ngo igiti cyatemwe kijya gishibuka. Hari n'ibidashibuka, hari ibibora, hari ibiti byo mu bwoko bubora, cyane cyane ibiti bidafite amateka meza mu Mana. Iyo babitemye bitabibora. Ibiti bishibuka n'ibyubatse amateka. Mbere yuko babitema byari bimeze gute? Byakoze iki kikora ku mutima w'Imana? Ibyo rero Imana ijye bigushiriza imvura bigashibuka. Imana ihimbazwe. Eliya ngo umunsi umwe ngo yahagurutse asanga Ahabu, amubwira amagambo akomeye. Ahabu yabanje kumubwira ngo ni wowe Eliya n'umuruho wateje Isiraheli, kuko imvura yari imaze imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, kubera ko Eliya yashakaga ko bamenya Imana, bagasenya ibigirwamana byose Yezebeli yazanye mu gihugu. Nyuma rero Eliya agiye kwiyereka Ahabu, Ahabu aramubwira ngo ni wowe Eliya n'umuruho wateje Isiraheli. Eliya abwira umwami ngo si jyewe, ni wowe n'inzu ya so. Hanyuma amubwira n'intego y'urugendo rwe, aramubwira ngo ikinzanye nagira ngo ngutangarize ko dutegura igiterane kikabera i Karumeli. Icyo giterane ugihamagaremo abahanuzi ba Bayali n'Abashera bose, ubazane uhamagare n'abashungerezi baze gushungera. Hanyuma nanjye uko ndeba gutya, ndi kumwe na Yesu, ndi kumwe n'Umwuka Wera, ndi kumwe n'Imana, ntugire ngo turi bake. Haleluya, haleluya. Aha bati kuva waba huvuza ijambo ry'abagabo ngo azinduka abwira abahanuzi ba Bayali n'Abashera, aravuga ati habere igiterane i Karumeli. Kandi iki giterane twahamagayemo Imana ebyiri. Imana yanyu turashaka ko yigaragaza, ikerekana imbaraga ifite kuri uriya musozi. Abahanuzi ba Bayali ngo baramubwira bati ibyo bintu Imana isanzwe ibikora, ahubwo gira vuba tuzamuke. Bambara imyenda bagomba kwambara, buriya bajyanye n'ibikoresho by'akazi, si byose? Buriya ucuragura akoresheje ihembe yarizamukanye. Buriya yahuye n'ibintu bikomeye. Inkoni yari ayijyanye 850, barazamuka n'ibikoresho byabo. Eliya ngo azamukana Imana. Haleluya, 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 haleluya. Ngo baramureba, ngo baramwitegereza, ngo babona ari busebere kuri uwo musozi, kuko yacu ntago bayirebaga. Nubwo itagaragara ariko irahari, nubwo itagaragara ariko irahari. Imana irahari. Haleluya. Onela siwiri de brai tango sai de vome. Imana ihimbazwe. Pera. Haleluya. Ditakuta in head stifo. Nimwe mwatumye ikorariza, nimwe mwatumye bategura iki giterane. Niyo yaba umuntu umubyutse akabyuka mu byaha, Imana yanezerwa. Niyo yaba umuntu umubyutse akava ikuzimu, Imana yanezerwa. Ijuru ryaririmba, tambuka wizire mama, tambuka waragujya mu bapfumu, tambuka wizire abashumba bagusengere, bongere baguhuzwe n'Imana, bongere baguhuze n'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Itakosa idibreria. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Saba iteraniro ryose muhaguruke, iteraniro ryose muhaguruke. Dore umunyago Imana itanze kuri uyu mugoroba, mutunga ibiganza hano, muhaguruke dusengera aba bantu, twakira umushumba. Mana nyirijuru, ituye ahitegeye mu mucyo utegerwa, mu izina rya Kristo Yesu. Muri uyu mugoroba tubonye Imana ivuga, impumeko y'Imana igaragariye ahantu mu iteraniro ry'abera. Uyu n'abana bawe bapfukamye imbere yawe, bagenze nabi, bimura Imana, bimika ibigirwamana. Uyu mwanya urahari, urakora, urababarira mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso yawe areza, amaraso yawe arahumanura. Bakoze ibyangwa n'amaso yawe, baribagirwa, baje mu businzi n'ubujura n'ubusambanyi. Ariko uyu mwanya baranje bari hano imbere yawe, mu izina rya Kristo urababarira, urababarira,
imbabazi zawe zabayeho kuva kera zizageza iteka ryose. Ubakure mu gitabo cyo kurimbuka ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Babarira abana bawe, babarira ubwoko bwawe, bave mu bishanga ryawe uyu mwanya, bave kure cyane, bari mu kaga, mu kazitiro k'umwanzi Satani aho yababoheye. Ariko uyu mwanya mu izina rya Yesu barabohowe, barabahowe, barabahowe. Amaraso ya Yesu abeze, amaraso ya Yesu abahumana, amaraso ya Yesu abakize. Data dusenze twizeye, duhagaze mu muhanga bwawe, mu masezerano yawe. Iri ni ijambo ukishije umugaragu wawe, wowe abitsuramwe Imana, kugira ngo umunsi nk'uyu azavuga iby'urutse umutima. Ijambo ryawe ribohore ku mugaragaro. Data turagushimiye, uragahora ushimwa, uragahora uhimbazwa, urugushimwa no gukomerwa amashyi no kuvugirizwa impundu n'ibyaremwe byose. Icyubahiro cyawe gihabwa, uragikwiriye, urakoze. Amen. Hanyuma muhaguruke dusenge. Murabaganiriza cyangwa basubire mu myanya? Sawa, baraza kubaha inama. Hanyuma dusengere iki? Tubwire Imana dusukire ku mbaraga z'Umwuka Wera. Haleluya. Ntabwo waryamishwa n'ibihe wuzuye imbaraga z'Umwuka Wera. Ntabwo wacogozwa n'amajwi wuzuye imbaraga z'Umwuka Wera. Zamura ikiganza cyawe dusenge. Mana mu izina rya Yesu, kuri uyu mugoroba w'umugisha, kuri uyu mugoroba w'umugisha, hari umutsima wahaye Eliya, hari amazi wahaye Eliya. Turasenza aya masaha Baba, katika jina la Yesu tuhamagaye imbaraga, imbaraga z'Umwuka Wera, tuhamagaye imbaraga, imbaraga z'Umwuka Wera. Titandima alala siribo Peria takostifome. Ducagaguye imigozi, ducagaguye ibiringiti byari byorosha abantu. Abantu nibakira imbaraga, abantu nibasuke, abantu nibakomere, abantu nibakomeze. Nitaya sobinima cyose muri imbaraga, tuhamagaye imbaraga, imbaraga zimira izindi imbaraga. Imbaraga Eliya yabonye agahaguruka, akongera akagenda. Hitala wasikebo Elos tango zabiwa. Ndumva uciye iminyururu, ndumva utanze ibihe byiza, ndumva ubohoye abantu, ndumva usutse imbaraga, usutse umuriro. Twakira umuriro w'Imana, twakira umuriro w'Imana, twakira umuriro w'Imana. Turi dekasabonima. Urakoze cyane, urakoze cyane. Tuzamura ibiganza byacu dushimira Imana ko hari ikintu gikomeye Imana ikoze muri twe, hari ikintu gikomeye Imana ikoze muri twe. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Mana. Tila lito sabo lela sabo. Imana ishimwe. Uravuze ngo uvanye abantu kwa gihanda giteza ubwihebe. Bari bamazeyo umwanya, bari bamazeyo umwanya, ariko ubavanyeyo. Urabakinguriye, urabakinguriye. Ubujuje ibyiringiro, ubujuje amahoro, ubujuje imbaraga, usutse mu byose. Neditalawa hadikelasobe Perias. Izi ni imbaraga z'Imana wohereje. Uyu ni umuriro w'Umwuka Wera. Ndumva ukoze ikintu gikomeye, ndumva ukoze ikintu gikomeye. Usenya ibigirwamana y'abantu, usenya ibigirwamana. Uyu munsi biramenyekanye ko Uwiteka ari we Mana. Toya sobe Zodima nolera ayiwede salo tirikita yawa nangisalibo. Ziko imbaraga zibohora ziri hano, ziko imbaraga zikiza ziri hano. Imana yohereje imitsima muri uyu mugoroba. Imana iza amazi ngo aramire abagenzi. Tori wasakota. Ibi biganza nibyo kwakira. Twakiriye umutsima utera imbaraga, twakiriye amazi y'ubugingo. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe igendereye iri teraniro.
Imana ihimbazwe ikiganza cyawe kibaye muri iri teraniro ngo ubabariye abantu benshi, ubabariye abantu benshi muri iri teraniro, ubabariye abantu benshi. Litalasobe nima aidiliweza ndigotaye. Imana irazuye, tuyihereze icyubahiro. Rimwe kabiri gatatu, kabiri gatatu.